umugoroba mwiza bakunzi b'igitaramo nyarwanda kuri Contact FM. Ni ngombwa ko abantu batarama ku mugoroba kugira ngo baganire ku byiza by'igihugu cyacu, iby'amateka twibutsa cyane cyane ibyo umuco mwiza wa kinyarwanda wagakuru n'inkuru za mukuru tuvana ku bitekerezo abakurambere baraza abanyarwanda. Umuco niwo nkingi y'umunyagihugu mwiza. Ikindi umuntu yabibutsa nuko ururimi nyarwanda, ururimi rwacu ari ikigega gihunitsemo ibiranga umuco, ari byo imihango, imiziririzo, imigenzo, imibereho ya rubanda n'ibindi. Ikindi umuntu atatsimba ahubwo yatsimbararaho nuko mu gutarama ku mugoroba nk'aya masaha ariho abantu bahura hagakosorwa ibibi, hagashimwa ibyiza, abantu baseka, basusurutse, basoma gasururu, amahavu n'ibindi. Abakuru kandi bagahanura abato nabo batozwa kutaba gito. Igitaramo nyarwanda kuri Contact FM mugitegurirwa kandi mukakigezwaho na Dadido Maximo Mwicira Mitali. Iyo ndirimbo yitwa uwo mwana ya Ben Kayiranga niyo yutangirije igitaramo cyacu nyarwanda kuri uyu mugoroba. Dutangiye turamutsa twifuriza umugoroba mwiza. Muri iyo ndirimbo Ben Kayiranga yavugaga ati ntacyo ntazakora ngo gushimishe.
natwe rero mu gitaramo nyarwanda kuri Contact FM 89 n'ibice 7 turamukije tubifuriza umugoroba mwiza cyane cyane turamutsa inshuti zacu ziri i Burundi mu Ngozi mu Kayanza abari muri Tanzania Benariko n'ahandi cyane cyane namwe mwese banyarwanda dutaramanye muri aya masaha tuyango tubwe kubyerekeye amateka y'igihugu cyacu n'igitaramo nyarwanda muri rusange. Umugani wo kuri mugoroba ni umugani w'umugabo witwaga Sezirahiga. Habayeho umugabo akitwa Sezirahiga akagira umugore babyarana umwana, bukeye nyina arapfa. Sezirahiga ashaka undi mugore, akaba yarakundaga uwo mwana we cyane, amucururishiriza icumu ry'icyuma n'umuheto w'icyuma n'imyambi y'ibyuma. Umwana akaragira inyana yitwaje umuheto we n'icumu rye, se ntagire aho ajya ngo amusige kuko mukase yamuziraga ngo atamwica. Bukeye bene wabo baramusiganya ngo naze ashora inka, ngo bararushya guhora bashora inka bonyine. Nuko Sezirahiga akora impamba inka ziraye ziri bushoke, abwira umugore we ngo aramenye umwana. Ati umwana wanjye ntanywa amata atabonye umuheto we, ntiyahura inyana atabonye umuheto we. Buracya Sezirahiga arabyuka akama inka, abwira umugore we ati uramenye umwana. Ajya mu nzu anywa amata, arangije ati uramenyera umwana. Umugore ati genda aho wambwiriye, ubona ko nzamugirane. Azabukira nuko akabukira inka. Ageze mu irembo ati uramenyera umwana. Aragenda ageze ku muharuro ati uramenyera umwana. Ageze mu nama y'inka ati uramenyera umwana, nuko aragenda. Ubwo umugore we yari yaraguriye amutwa ngo azajyana umwana wa Sezirahiga mu ishyamba. Yari yaramuhaye amavuta n'amasaka n'amashaza. Umugore yari yarabohesheje igiseke azamushyiramo. Nuko abwira umwana ngo nabyuke yahure inyana. Akaba yacukuye umwobo mu kirambi, yarahishemo umuheto n'icumu by'umwana. Nuko umwana amaze kubyuka yaka icumu n'umuheto we. Mukase ngo namukize amacumu n'umuheto niyahure inyana, ibisigaye abyihorere. Umwana ati oya, mu muheto wanjye ntawubonye ndarira ntebe mfe. Nuko mukase ati enda amatunywe. Umwana ati wa mugore we, wa mu muheto wanjye ntarira ngahwera. Umugore aramutuka ngo yigize bajeye. Umugore ahamagara umutwa yaraguriye, nuko yari yanamuguriye yamuhaye ibintu byinshi. Umutwa araza azana igiseke, yenda amasaka ayashyiramo n'amata mu nkongoro. Nuko aterura umwana amujugunya mu giseke akorera umutwa. Umutwa arikorera ajya mu ishyamba. Akigejemo yurira igiti agiterekamo, hanyuma arigarukira. Umwana ahugira kurya amasaka ntiyarira burira. Se arashyira araza azahamagara icyana mpungu bati ntawe uri hano. Turakomeza igice cya kabiri cy'umugani tumaze kumva indirimbo dukesha Bene Ngabo yitwa Nyiragasamusamo. Baguza ngenda iwacu ndi kure cyane, iwacu ku mwogo kumwegamiro w'ishyamba, iwacu ni Buganza, iwacu ni kure cyane ariko iyo nzindutse ndoto. Mbesha buriya mwogo nzashibaguza ngenda, iwacu ni kure cyane, iwacu ku mwogo kumwegamiro w'ishyamba, iwacu ni kure cyane ariko iyo nzindutse ndoto. Yeah 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 yeah. Yeah.
mu bugingo nyiragahama yarishe yishingwa n'umugwegwe Bene Ngabo mu ndirimbo ye Nyiragasamusamu ati Nyiragasamusamu yishingwe none inkongoro zirahaze ati iwacu ni kure cyane kumwegamiro w'ishyamba atari ko nubwo ari kure cyane iyo uzindutse urahataha. Nibyo koko iyo uzindutse u Rwanda rwacu ushobora kuruzinguruka kuko igihugu cyacu ni igihugu cyiza cyane gitemba amata n'ubuki. Dukomeje umugani wacu wa Sezirahiga aho yaramaze gutaha abaza umwana we bakamubwira akabaza umugore ati yagiye hehe. Umugore nawe ati nawe wamugize bajeye. Umugabo arahagarara aribwira ati none umwana wanjye yaba yapfuye. Sezirahiga amaze gushoberwa ajya kuraguza aho bitaga iburagurira abana. Agezeyo ati nimundagurire. Baramuragurira bati umwana wawe ari mu giti cyo mu ishyamba ari no mu giseke uzagende ujye kubwira bene wanyu muzajye kumureba muzamusanga mu ishami ry'igiti nuko muzagikuremo mu gipfundure muzamusanga ahagazemo hejuru ahagamyemo hejuru muzasanga umwana wanyu ariko azaba yarabuze uruhande rumwe n'ijisho rimwe n'ugutwi kumwe. Sezirahiga araza abwira bene wabo bajya mu ishyamba babona igiseke mu giti bazana intorezo baragitsinda nuko igiseke baragipfundura bakuramo umwana basanga yarabuze uruhande rumwe. Baramujyana bageze inyuma y'urugo. Sezirahiga amushinga umukecuru wari utuye inyuma y'urugo aramubwira ngo amumenyere umwana kandi ntazavuge ko ariho ari yamuhishe. Nuko umwana baramuhagira baramwomora ibisebe. Sezirahiga ajya mu rugo abwira umugore we ngo namuhe amata agemurire umupfumu. Amata Sezirahiga ayagemurira umukecuru ngo ayahe umwana. Sezirahiga arongera abwira umugore we ngo nahure amasaka ayinike nyuma ayasye yenga inzoga zimaze gushya. Sezirahiga ajya kurarika bene wabo na bene wabo w'umugore ngo bazaze hari ijambo ashaka kubabwira. Nuko bose baraza babaha inzoga baranywa bagejeje hagati ati nimuze njye kubabwira. Barasohoka bajya kwa mukecuru azana umwana amwereka abantu baraho ati wa mugore we ntiwambwiye ko umwana wanjye yapfuye. Umugore abura icyo avuga. Umugabo abatekereza aho yakuye umwana ko yamuvanye mu ishyamba mu mashami y'igiti abirangiwe n'umupfumu. Nuko basaza b'umugore we bamutsindaho. Sezirahiga bamuha undi mugeni. Nshuti bakunze ibitaramo nyarwanda turamye kuri mugoroba tubacira imigani nk'iyo ngiyo kugira ngo idusigire isomo mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ese koko ba mukase b'abana usanga ari abagome cyangwa rimwe na rimwe n'umwana nawe ajya ananirana ugasanga none mu kwitwa ngo ni aya nyina wundi. Mu gukomeza igitaramo cyacu kuri Contact FM mbere yuko mbabwira iki tuganiraho mu gitaramo cyacu kuri mugoroba twumve Masamba mu ndirimbo yitwa Amararo. Ndorwageza bigarama rwangarambu umurenzo kurwanamiza umutwaro utangira muze ngabo yanze gushira amakenga ati ndi inkera yabeza. Ndi icyogere mu nkuba singome ntabaza ngira icyubahiro mu mihigo. Ndaje ngabigere nisibo mu gitero gitaramo ntarimo kicwa n'urungu imbaraga y'abasore ngira banze mu mihigo. Rugero rw'intore mpimbara bandora. Nta urampiga ubuhanga na sentore yarabimpare ati twirushiriza meza mihigo yise kirangire ikirenga cy'intore mpura ntane meta z'ubugenzi ndingeruza abahazi. Ndi ruti, ndi rutingu, ndi rutikura. Ndi n'umushakamba utagira imbeho mu nda. Yena amarankaro mukere mpuruza ngabuze mpunga mwitabinduru makombe yo kurwana mbiza ugira amaraharo yawe
ndikamirije igitero ku kirari ndi rubangura injunga mu nshuro y'ishyanga mu rwanashyaka ugira amaraharo yawe ndi rubambana ku makuza rwa nkubito ndi ntwari nkubasi nkuka ku isibo inka kirasana nkesha umugabo umugambi w'impunzi nka witarika inyamibwa y'abatosi nkuka nkera imihigo iyo twataramanye na rwagitinywa uwo basingiza kuba ingenzi n'amaraharo yawe ndi mucyo wahamye ndi mubiri w'imanzi ndi mashabakinzi ndi rubibi rubimbura ishyanga ndi rukaba umuzimanzi ndi ruvugwa mu ntangamuganzanyo muhiga n'inkuba z'ingenzi zikamuhotora injunga nkamupfukamira ugira iyo urara rutagamburura dutemeye n'amaraharo yawe ndi nkubito ya rutaganira ndi ngarambe ya rudahinyuka ndi rugema imbaraga ndi kinani cy'abahizi ndi igitego cy'inshongore simuteterezi imihigo ihuye ndayibihimbura cyizera rurikanwa rw'ingenzi ndi ndemarugamba bakesha kuba inyamibwa n'amararo yawe ndirutanga barikana ishyanga ndirutagarukanwa n'abataramyeyo ndirubuza umutware wabo guhigirwa ndiruyagaza bamuvunye ndiruhashya bamurengeye ndiruhebya babo kunesha ndiruvutsa abo yahuruje kurinda ndirwagiriza intwari ze ndirucikiriza abo yahatse iyo twataramanye na ruhebye inkiko yabo mu makuba ruhebye imbuzi guhunga n'amaraharo yawe Masamba mu ndirimbo yitwa Amararo yagiraga ati n'urwagiriza bigarama rwa ngarambe umurinzi wo kurwanamiza umutwaro utangira muze ngabo yanze gushira amakenga ati n'inkera iyabeza. Ibyo tugenda tuganira mu gitaramo nyarwanda nibyagiye biranga amateka y'igihugu cyacu muri rusange umuco nyarwanda bikaba byarakorwaga kera n'abakorambere cyangwa se n'abanyarwanda muri rusange. Tukaba dukomeza cya gice cyacu kitwa imihango y'imigenzo n'imiziririzo mu Rwanda aho tuganira ku byerekeye guca imyeyo
Impamvu ya mbere, umukobwa waciye imyeyo ngo ahora ari umunyamutima, nawe kandi umukobwa utaraciye imyeyo bavuga ko ari umupfu, bakamuvuga cyane ngo ni icyohe, ngo nta mutima agira, ngo yawubuze kare umunsi atibuka gukora umurimo w'abandi bakobwa bose. Baramusekaga cyane bakamwita nyirarukebano rurimo ubusa cyangwa ngo ni nyirakirimo ubusa, bakongera ngo ni akeso karangaye, ngo ni n'icyuho kirimo ubusa. Impamvu ya kabiri, umurimo wo guca imyeyo watumaga umukobwa agenderera abandi bakobwa, bakabana, bakaganira, bagakina, bakabyina, bakabwirana byinshi byiza n'ibibi, no gucana imyeyo bagacana imyeyo. Mbese guca imyeyo mu bakobwa byahuzaga urugwiro rwabo, niho bakuraga n'ubwenge. Impamvu ya gatatu, umukobwa wemera guca imyeyo yabaga yanga ko bamwita igipampara. Umukobwa utaraciye imyeyo niko yitwaga. Bene wabo w'umukobwa, abandi bakobwa bakamusebya ndetse ntazabone waza kumusaba. Umukobwa utaraciye imyeyo iyo yabaga agenda bamwitaga ngo ni inkunguzi, akazakungurira umugabo we no kumukenya akamukenya agapfa. Umukobwa utaraciye imyeyo yitwaga ikimara, kimara abantu n'ibintu, ngo ntagira imbuto. Umukobwa kandi utaraga yaraciye imyeyo yateraga itubye. Hanyuma umugabo umurongo yaba atunze inka zikamushiraho, nta tungo na rimwe yabashaga korora ngo rizamukundire, no kweza ntiyezaga nk'abandi, yahoraga ari umuntu urumbye. Impamvu ya kane, guca imyeyo ngo bifite umurimbo kandi ngo ni n'umwambaro w'ababyeyi. Guca imyeyo ngo bituma cyangwa se byatumaga umubyeyi abyara atabaye cyane. Umugore yamara kubyara akajya ku kiriri, igihe ari ku kiriri bakamucanira umuriro ukomeye wo kotesha inyama zo mu nda. Igihe yota yabaga yambaye ukuri, yicaye imbere y'umuriro. Icyo gihe uwaza akamukubya ntiyamubonaga mu nda imbere kuko yabaga yambaye. Ngo utaraciye imyeyo yamaraga kubyara, hanyuma akaba mubi cyane, ngo akaba ari akeso karimo ubusa. Nshuti dutaramanye kuri mugoroba mu gitaramo nyarwanda kuri Contact FM 89.7. Iki kiganiro cyaciye kuri Contact FM 89.7 ku itariki 17 Gashyantare umwaka w'2005. Nyuma y'amezi 6 twakiriye ubutumwa bwinshi cyane budusaba gusubizaho kino kiganiro, mu kujya inama kandi twungurana ibitekerezo, tunapfundika ibyiza by'umuco wacu. Uyu munsi nejejwe no kongerera nyine kubapfundurira rya pfundo ryo ku itariki ya 17 Gashyantare, ngo twe kudashyana ubwoba tugirira ishyari amahanga, tugana nyine ishyanga. Niyo mpamvu nifuje yuko ikiganiro twacishijeho twongera kukiganiraho, kugira ngo nyine tuye duhora dufite amashyushyu, ishya n'ihirwe n'ishyushyu nyine ku byacyuye igihe, bitasize icyuma kitagira icyaha, bitazasiga n'icyuho kitagira icyasha, ngo bidusigire icyanga n'icyaka, ngo bizahorane igihe mu cyanya cyabyo. Cya cyari cyiza cy'umuco wacu kizahorane igihe cyacyo mu buzima bwacu bwa buri munsi, kugira ngo cya giseke cyiza kitagira igisare kizahore kidusekera igihe cyose. Hanyuma na za mbuto nziza twasigiwe n'abasokuruza bacu tuzazibyuriremo indabyo nziza. Erega bakunze umuco wacu, ni nago Rwanda rwiza dufite muri kino gihe. Reka natwe rero turukunde, dukunde umuco wacu, tuwukunde udukunda, nawe dukunde tumukunde mukundwa. Hanyuma murebe ko rwa rukundo rwiza rwa Gasabo twakunze, rwa Gasabo rwacu rutazadukundwa akazi, kugira ngo ibyaranze amateka y'igihugu cyacu by'umwihariko n'umuco wacu mwiza wa Kinyarwanda bitazarembera, kugira ngo nyine tujye tubihererekanya, tunabiganireho, kuko nitutabiganiraho abazaza nyine nyuma y'imyaka 1000 igana imisago y'ingiyi bitazahera ngo biherere iyo ngiyo, biherurwe na ceceka. Niyo mpamvu rero tuba tugira ngo tubiganireho. Mu rwego rero rw'ubufatanye tuzadukomeza twakira nyine n'ibitekerezo byanyu. Ndacyayibutsa yuko kino kiganiro cyaciyeho ku itariki ya 17 Gashyantare. Umukobwa waciye imyeyo agaheba cyangwa akabona dukeya, ari ukubera umwete muke yigiriye cyangwa ari ukubera ikimero gikomeye, utwo dukeya turutubusa, kuko yabaga afite utwo kuziririza tw'ababyeyi dutuma batamuhuheramwo ivu mu maguru. Impamvu ya 5, gushimisha umugabo. Umukobwa ahora yifuza ikizamuha kubana neza n'umugabo.
abagabo bakunda kandi abagore babaga baraciye imyeyo ngo byarabashimishaga cyane. Impamvu ya gatandatu, umukobwa utaraciye imyeyo ngo arwara amaraso akomeye akamukomeretsa cyane cyane, yamara no kurongorwa akazakomeretsa n'umugabo. Umukobwa utaraciye imyeyo ngo yamaraga kurongorwa, umugabo wamurongoye akabibona agahera ko akareba urweso n'ingingo y'ikibonobono, agashyira mu rweso akazana agakangara agaterekamo agakangara, hanyuma bakakarebera umuntu akakajyana iwabo w'umukobwa bakamenya yuko umwana wabo yabaye umupfu cyane, bakamenya yuko ataciye imyeyo. Habaho n'abashaka inzoga mu kibindi maze bakayipfukisha uruho iwabo w'umukobwa, babona urwo ruho bakamenya yuko umukobwa wabo yabaye umupfu ataciye imyeyo. Ushatse kugaragaza kandi umukobwa utaraciye imyeyo yarebaga umuhihi akawusatura maze akawushyira mu gaseke akohereza iwabo ngo bamenye yuko ari nta muntu babahaye. Ubu ngubu ngo iyo bashatse kugaragaza umukobwa utaraciye imyeyo bareba isenge bakaryohereza iwabo, bakamenya yuko umukobwa ameze nk'isenge ritoboye gusa. Umukobwa utaraciye imyeyo amara kurongorwa maze akabaho afitanye amahane menshi n'umugabo, bigatinda agasama bikageza igihe cyo kubyara. Mu gihe cyo kubyara abamubyaza iyo babonye yuko ataciye imyeyo bahamagara nyirabukwe cyangwa umukazana we cyangwa mukeba we, akaza akayora ivu mu ziko akarimuhira mu maguru avuga ati pu pu nyina w'imbwa, nguramare wanyu ntuzamare iw'umugabo. Yamara kuvuga atyo bakongera bakareba intosho bakayihirikira aho yabyariye bavuga bati uramare wanyu ntumare iyo washatse. Intangiriro yo guca imyeyo, intangiriro ni abandi bakobwa, ni bagenzi be b'abakobwa nkawe urungano rwe, ni ukwigana abandi abona bagenda babikora nabo yumva babivuga ngo uzamere nkabo, ngo niko gakiza k'umukobwa w'i Rwanda. Umukobwa cyangwa se umwana muto w'umukobwa muto cyane bamubuzaga guca imyeyo ngo bimuca umugongo, kandi bigatuma amera amabere n'insi akiri mutoya cyane, ndetse ngo bigatuma ajya no mu mugongo atarakura. Umwana ariko uko bamubuza niko yabyireranaga, kuko abandi bana babaga bamwoshya ngo natangira hakiri kare kugira ngo azabone ifatizo yageze igihe cyabyo. Kera imyenda itarakwira mu gihugu abana bambaraga bamaze gukura, batangiye guhuhereza, bageze n'igihe cyo kubara amayusi babashakiraga uruhu rwa mbere bakaruhagatira, nicyo cyari igihe cyo gutangira guca imyeyo. Umukobwa umaze gukura bagira ngo atangire kubara amayusi, ni ukuvuga mu gihe cy'imyaka 10 na 13 niwe ugira umwete wo guca imyeyo, ni nawe babitotera ngo azajye no mu mugongo yaratangiye acyoroshye. Wa mugani ngo uwakuze ntaca imyeyo. Umwana w'umukobwa amara kugimbuka maze utubere twe tugatutumba, ku nshuro ya mbere turatutumba tugasubirayo, twakongera amaherezo amabere akajya imbere agakura ndetse akajya no mu mugongo. Uwo niwo bita umwangavu. Turakomeza tuganira ku byerekeye umuco w'abagabo kera wo guca imyeyo, tumaze kumva indirimbo y'abatangampundu yitwa Abakobwa b'iwacu. Bagiye
inseko yawe irera nyabusaze kera ngushushanye shenge usekere ngushushanye kandi nkugabire gaju abakobwa b'iwacu bafatanya n'abandi baba muhiga na mbere yo guhiga shenge bahirinyana abakobwa b'iwacu barakagwira urasohoka udatinya seruke bakurebe maze shenge ugarike ibyano shenge inseko yawe irera nyabusaze kera ngushushanye shenge usekere ngushushanye kandi nkugabire gaju urasohoka udatinya seruke bakurebe maze shenge ugarike ibyano shenge inseko yawe irera nyabusaze kera ngushushanye shenge usekere ngushushanye kandi nkugabire gaju abakobwa b'iwacu ukuruhuka kwabo ibisambo babifatanya kandi shenge n'ibyo mugikara abakobwa b'iwacu barakagwira urasohoka udatinya seruke bakurebe maze shenge ugarike ibyano shenge inseko yawe irera nyabusaze kera ngushushanye shenge usekere ngushushanye kandi nkugabire gaju abakobwa b'iwacu uzaze mbakwereke wihere amaso abakobwa b'iwacu shenge n'abatarutwa abakobwa b'iwacu barakagwira urasohoka udatinya seruke bakurebe maze shenge ugarike ibyano shenge inseko yawe irera nyabusaze kera ngushushanye shenge usekere ngushushanye kandi nkugabire gaju urasohoka udatinya seruke bakurebe maze shenge ugarike ibyano shenge inseko yawe irera
Iyo ndirimbo tuyikesha itorero abatangampundu, ikaba yitwa abakobwa b'iwacu, aho bagiraga bati abakobwa b'iwacu ni beza cyane, ntibagira uburyarya kandi barakagwira. Koko nibyo, abakobwa b'iwacu ni beza cyane kandi koko baranakagwira. Dukomeje igitaramo cyacu nyarwanda kuri Contact FM 89 n'ibice 7, aho dutarama tuvuga ku byerekeye uwo muco wabagaho kera bitaga wo guca imyeyo. Turakomeza tugenda dukoresha amwe mu magambo akomeye kandi anumvikana, nk'uko tugenda twifashisha bimwe mu byagiye byandikwa n'abahanga barimo nka Musenyeri Bigirumwami Aloys. Dukomeje haraho nigize kuvuga nti guhuhereza. Ese kera bahuherezaga iki? Cyangwa bati kubara amayusi. Ubwo abakuru barumva icyo murashatse kuvuga. Abatoteraga abana b'abakobwa guca imyeyo ni bakuru babo, ni bagenzi babo, ni ba nyina, ni ba nyirakuru, ni ba nyirasenge, ni ba nyina wabo, ni ba nyirarume. Abo nibo babahozaga ijisho bakavuga bati mbese ko tutabona ibi n'ibi, ese ko tutabona ujya guca ibikori no guca imyeyo. Umukobwa iyo amaze kumucira amarenga batyo akanga ntikoza abandi, bati uriya mukobwa ntituzi icyo yicaranye, batereka tuzamwitegereze turore. Babwira umukobwa ngo naze abarazi. Umwana yamara gusinzira bakamukabakaba bagasanga adaca imyeyo, bagacya bakamutukagura cyane ngo ni umupfu birenze, ngo ni icyohe. Abagore bashaka kumenya yuko umukobwa wabo akora imirimo y'abandi bakobwa. Ubwo baramurarikiraga bakamurakira bagenzi be bandi ngo bazamufate barore maze bababwire. Abakobwa baramushukaga bagenzi be kera ngo naze bajye kwahira, nuko bagera hiherereye bakamufata, yagerageza kwanga bakamukubita cyane bakarora, yaba adaca imyeyo bakabibwira iwabo. Nyina agahera ubwo akamurakarira, agahora amutoteza amuza ku nkeke amutukagura, nuko bagenzi be nabo bakamuha amajwi bakamuha urw'amenyo, nuko umukobwa agatangira guca imyeyo yanze akunze. Ikindi, umukobwa iyo yabaga akomeje kujya atikoza abandi ngo bajyane kwahira cyangwa guca ibikori, batangiraga kumuvugaho ubukobwa buke bwo kudaca imyeyo ndetse ngo no kutikoza abandi bakobwa, nuko yabaga ari umusambanyi. Musenyeri Bigirumwami Aloys mwaka 1964 yavuze yuko abakobwa b'icyo gihe bambaraga bakiri bato, batangiraga guca imyeyo bari bato cyane, bafite imyaka 7 cyangwa se 8. Shuti dutaramanye kuri mugoroba mu gitaramo nyarwanda kuri Contact FM 89 n'ibice 7. Iki kiganiro cyaciye kuri Contact FM 89 n'ibice 7 ku itariki 17 Gashyantare umwaka wa 2005. Nyuma y'amezi 6 twakiriye ubutumwa bwinshi cyane budusaba gusubizaho kino kiganiro mu kujya inama kandi twungurana ibitekerezo, tunapfundika ibyiza by'umuco wacu. Uyu munsi nejejwe no kongerera nyine kubapfundurira rya pfundo ryo ku itariki ya 17 Gashyantare ngo twe kudashyana ubwoba tugirira ishyari amahanga tugana nyine ishyanga. Niyo mpamvu nifuje yuko ikiganiro twacishijeho twongera kukiganiraho kugira ngo nyine tuye duhora dufite amashyushyu, ishya n'ihirwe n'ishyushyu nyine ku byacyuye igihe, bitasize icyuma kitagira icyaha, bitazasiga n'icyuho kitagira icyasha, ngo bidusigire icyanga n'icyaka, ngo bizahorane igihe mu cyanya cyabyo. Cya cyari cyiza cy'umuco wacu kizahorane igihe cyacyo mu buzima bwacu bwa buri munsi, kugira ngo cya giseke cyiza kitagira igisare kizahore kidusekera igihe cyose. Hanyuma na za mbuto nziza twasigiwe n'abasokuruza bacu tuzazibyuriremo indabyo nziza. Erega bakunze umuco wacu, ni nago Rwanda rwiza dufite muri kino gihe. Reka natwe rero turukunde, dukunde umuco wacu, tuwukunde udukunda, nawe dukunde tumukunde mukundwa. Hanyuma murebe ko rwa rukundo rwiza rwa Gasabo twakunze, rwa Gasabo rwacu rutazadukundwa akazi, kugira ngo ibyaranze amateka y'igihugu cyacu by'umwihariko n'umuco wacu mwiza wa Kinyarwanda bitazarembera, kugira ngo nyine tujye tubihererekanya tunabiganireho, kuko nitutabiganiraho abazaza nyine nyuma y'imyaka 1000 igana imisago y'ingiyi bitazahera ngo biherere iyo ngiyo biherurwe na ceceka. Niyo mpamvu rero tuba tugira ngo tubiganireho. Mu rwego rero rw'ubufatanye tuzadukomeza twakira nyine n'ibitekerezo byanyu. Ndacyayibutsa yuko kino kiganiro cyaciyeho ku itariki ya 17 Gashyantare.
umukobwa yacaga imyeyo gihe ki. Umukobwa iyo bamaze kumubwira ngo ageze igihe kandi iyo yabaga afite mugenzi we babikorana nta munsi yicaga, ushatse yabikoraga igihe bimufatiye cyose, cyane yabigiraga mu museke ashyushye ngo niho agwiza vuba. Bahitagamo mu museke kuko nimugoroba cyane cyane yabaga ari kumwe n'abandi, ngo uca imyeyo amaze kurya no kunywa ngo ntabwo byagaraga ko yagwiza. Umukobwa no ku manywa iyo yabaga bishatse yabikoraga, apfa kutabigirira izuba ryakira imbere he ngo ryarenganaga n'ibyo yakoze. Abakobwa bo mu 1964 babigiriraga mu nzira bajya mu ishuri, cyane cyane bavayo ngo no mu gihe cy'ikiruhuko cya saa yine abanyeshuri barimo barakina, naho ngo barageragerezaga bakajya ahantu mu bwiherero bihisha. Turakomeza dutaramanye tumaze kumva uwo muvugo. Niko baduharanira urugora abanyabugabi bugaragara rwa nkuba yabira rubazaramba ku migisha. Rara bishurumbu rero banyuzwe ababyeyi bimutambwe mukabasanganiza ingoma. Yari impundu zivuga urwunyu ubuhire buheta ubuhatsi kurwamanyege kwa gitambwe na gitamanzura mbere. Yaziboneye imbuga yejejega intamba ya nyabasi bisoko nzigamye kizihiranzu. Nari iminsi myiza irasa barasana bangohe ya kirari kiretsa mpunzi. Uburanga bwiza bwa bukangana rero bwatukura abateye inyarufunzo bakava i Rwanda. Nagasigano w'imushanyi rushoza ngondo rwa nkoni warwimikwara tubyutsa rubondora. N'abarubandaze yumvira ati ko bakeye imihayo niya rubarasi ruhiga nkingi y'ingabo. Nkingi y'inka ya Nyangoma y'akazi naje urugo rwagira umugabo. Nta bikenya atavuye rero mu mukene warwikorera na rw'inkona aragaheka. Kubyara niko twimirije imbere iryagira mpeke ryankumburwa na nkirangi ingesero yivuze nsoro. Dore umugabo uhanuye muniganyangana kurasana aho nundu zica nyirabiyoro mu mirwa. Nawe ndamira ugaragare guha akarero kari hafi gasetsa impinga yashyadaho yashinze umunyaga hitwa i Gasabo. Kagwabizi ntiyayitinye ntiyayiruye inkongi ijya gutwika maze agahunga gitu. None dore rwanyuzwe n'inyamibwa duhangere ruyenzi rwa myasiro na myasavuke mbore kwambaranwa rwivu ganika. Ubu singorozi inka zawe wampeze ndi makamba y'amakuku inzigo irarambi. Ariko ye mugundira wamuhoranda wamuhaza ko wirambaga inyamukenke mu. Dore uwarushubirije ruzi rero Mbabazi urabizi batsinzwe barajijwa twajijibuka. Mureka batitonda barutwara nkangara narutwara nyana baciye inzira ya cyanga mpuha. Dore banyurana bibutwaza ngereyo nga bivuna ingoma aho yamaze gutsinda kibiri cyanga kwaka. Basaba tugereye irwinkesha basaba kurusobanya musatsi na nyirabusage banyakinguge bakesa mpunzi. Bagira ngo ataraguruguru hinja rero nka ruziga amato ya rwingeri ku rugenda sibo. Inkiya zishakewe n'umugabo ngana wari mugoti mugorozi na nyiramutima ari mugundu mukoza kuhira. Iyo zishakewe n'intwari rero mu ntondi zabitete na bitondo baragutashya. Iyo zikoze indiza muringa wa muringanura gahwita n'ingoma. Nana dare umutahu dutahanye impundu umare nk'impoba humuriza b'inka za mpore ya mevumbi vubiro rya Kavumera. Nana yasamira mico myiza rero yahodoka ahimira amayarwire ya rugwe ya nshoza rugomanwa. Nana dara ya namanywa rugera amanywa sana ya rugero rwa mabega. Wakarume wagishutse ubona nzovu wanzanye imihigo. Ubu numva n'amatwi yawe n'abami Nyaruko aho mibuga byukurutse imirango inyamikobe.
n'ubu n'ubukombe buteretswe n'Imana butarama umutuzo batahana imbusane ya bitero mu kugibwanga kugaya nawe mikora zihumurizagaho yagirije abanzi nka yabwiwe na rubwazeretse ubugabo turakishyuka twishime tugwabiza amacumu y'abanzi ingoma zihawe imirishyo. uwo muvugo tukesha Rugemintwaza Innocent. Dukomeje tuvuga ku byerekeye aho abakobwa baciraga imyeyo habaga hari ahantu hiherereye hose, mu nzu, ku buriri, mu gikari, mu rutoki, mu mubyuko w'amasaka, mu bigunda, mu bihuru, mu gishanga no mu rufunzo. Abakobwa bajya guca imyeyo barasezeranaga, bagahamagarana, bagahurira aho ngaho bavuganye ngo bajye kuvoma cyangwa gutashya inkwi, ngo bajye guca imyeyo cyangwa ibikori, cyangwa bajye kwahira cyangwa guca isaso cyangwa imigozi, ngo bajye mu rufunzo guca intamyi n'ibindi. Abakobwa kujya hiherereye nuko babaga bambaye ukuri, kandi babaga banga yuko hagira umuntu uza akarenga aho bacira imyeyo ngo ababazinze ntibazagwize. Iyo hagize umuntu uharenze bakamumenya baramuguriraga akaza kuharengura. Indi mpamvu ituma abakobwa bajya kwisha baba banga yuko hagira abahungu babagenza baza kubakanga ngo bisubirayo. Barazaga bati sha muragashahurwa, bakiruka. Iyo ari umuhungu umwe ubakanze baramuhika, bakamushaka, bakamukubita, bakamufata, bakamuhiga, akabakangura. Baba batamushoboye kandi bakamugurira akabakangura. Haba kandi abahungu nabo banga kugurirwa, bakemera kubakangura bamaze kubakinisha. Ibyo umukobwa akora yenda guca imyeyo. Umurimo wa mbere w'umukobwa ni uwo kwiyambika ukuri. Iyo ari benshi bararagana, bakakenyurira rimwe imyambaro yabo, bakayirekurira rimwe hasi ngo utanze abandi ni nawe ubatanga no kugwiza. Impu barazisasa, imyenda barabanzaga bakayizinga, bakayikubiranya, bakabona kuyisasa. Abadashatse kwisasira iyo bambaye bareba amababi y'ibiti by'imizibaziba cyangwa ay'umusumba cyangwa ay'urudega cyangwa ay'indarama. Hanyuma ibyo biti bakavuga yuko bigira amababi menshi cyane kandi manini, hanyuma bakayisasira. Kirazira nta mukobwa uca imyeyo akenyeye. Umukobwa wese ajya guca imyeyo afite ibicishwa myeyo. Iyo ari benshi umwazana ibye undi bye. Ibyo umukobwa akora igihe arimo araca imyeyo. Umukobwa aca imyeyo cyane cyane yicaye, aryamye ndetse ahagaze, nubwo babyanga kandi bakabibuza. Umukobwa kera yaga guca imyeyo akabanza agakubita akavugirizo. Igihe avugiriza aravuga ati umugabo nta ntanga kuvugiriza ngo ankangire. Umukobwa kandi akongera akavuga ati umugore ntambona ngo ankangire, n'umwana we ntambona ngo ankangire. Kera kandi iyo umukobwa yabagamo aca imyeyo yanyuzagamo akazamura amaboko agakora kuye yombi agira ngo yombi yuzure mu gituza nk'uko yo yuzuye muri we. Kera kandi abakobwa bose bagiraga ibicishwa myeyo bihozaho n'amagambo babivugiraho. Abakobwa bacana imyeyo banyuzagamo bagakorana ku yombi mu gatuza, hanyuma umukobwa umwe akamukora kuye n'undi nuko akamukora agira ati itwarire iyo ngiyo si yanjye ni yawe, igituza ni icyuzuye yombi akure vuba. Umukobwa wese wacaga imyeyo ngo yabaga afite umutemeri ungana n'uw'inkongoro. Rimwe na rimwe igihe amaze guca imyeyo akoze umutemeri kuri rimwe, cyangwa yaba yarakuze amaze kumera yombi agasesekamwo rimwe. Hanyuma impamvu y'umutemeri ni ukugira ngo azamere yombi abiri meza y'imihunda ameze nk'umutemeri. Umukobwa watinze kumera yombi cyangwa ugiye kuba impenebere kenshi mu munsi na nijoro yikoraho agakora no kuye yombi ngo nibyo biyakuza. Naho rero umukobwa wameze yombi vuba akiri muto cyane bagira ngo nuko yatangiye guca imyeyo akiri muto cyane, kuko mu guca imyeyo ataburaga no gukora kuye yombi. Turakomeza tuganira ku gice cya kabiri, tumaze kumva zimwe mu ndirimbo zikomeza gudusurutsa mu gitaramo nyarwanda. Tumaze kumva indirimbo icurangitse mu ntanga nziza cyane dukesha Sentore. Rwiziherangabo rwa mugenzi cy'umurinduza batanagishije naritonesheje ukuri ubwo nditeye nyine umuheto iyaborogaga ryamugejeje mu bugirira musohoka. Nari ndikabuye ndi umusore arangizaho umusereko w'amaraso arisese aho ntiyarusha risinda ubanza ngo yarasanzwe hasi ryamuhoza nko kuri mashaka. Ryarabiciye mu ngo z'abene bigira nariramenye igisagara mu ntambara y'ubutemu, narivunyije nkaba mu ntambara y'ubuvuna.
nariteye bene karinda barapfa barashira basigaye barahabari baharisha igihugu cy'abari uko nditerana niryatukuzwe no kuvusa ubw'ingango n'urwo twambutse ikiyaga narigiranye kirindenda ngo nanyagishanye mashya y'abashamba nayakubuye nakebye nari kaburi imukogoto kuri rugero mukumbagaza hasi mbona ari mukura mu muhunda mu gihumbi kiri hasi cy'icyuma kibaraza mu nzira ko nakuye mu gitugu umubisha wabategeka nsigara umurambo nanga gushyira binana n'ingunye no hakurya y'ingeri narishe n'umuhunde nari kinduje ribanguka kumusohoka ntiyasubirwa nk'abatwara imigereka intore nazimeneye ndibanguye ubwo duteye umudugudu narigemye umurambizi nkibaraza imyugariro ndinda mbageza ku mugezi wa Rusogo nkibararika hari n'abo nasagariye ari amarere mbatungura batazi rubanda babazi impunzi turutse imasongi mu Rwanda n'igishoza mihigo baturiye musore wahuranye makuza gusa bataramwigeze zishuri aho zakaraga abantu kundeko ntagira hamushishana no ashahuriye mu mupfundo baherwa bene rukore bandirimba batarabaruta urugero rw'ingangorero rwo rutabaruteye si 19 yagisagije ibigo zani inzoka nzaninde mwana mama tuyiture mata waruvuza cyuma rwase muzegora ngo nzamusabe azayimpa ndabizi mwana mama rucikiriza bagucinkanika kumugera wa mpanda ruvugiza birindiro mu gihumbi cy'umukinzi rurambika imyugi mu nzira rwanze kurinda ati nditongo ry'imiyogoro ndaziragira nka dukiro ndiruhungiriza zigemura mu ikinga urusumarure mwana mama uramomomomane mwana wa mama niwanganzihanira mwana mama nzamujyana ku isumo mwana wa mama isumo namigereka mwana wa mama simfe nk'ikindi umugore wanjye ni nyirabisabo nagiye kumureba nsanga arabenga nsubiye kumureba nsanga ararwaye umukubyi w'igikondo yaramumpebeje umuraguzi w'umutwe yaramumpebeje umutezi w'inkarago yaramumpebeje n'urugimbu yaramumpebeje mwene rusake yaramumpaye uramumpaye mwana mama unsindire iryuba n'ibyihunga idatabuja n'ingendo nziza nkonda mugabo ndiruvugwa mu nkera mwana mama ndi nkeke y'abahiziga mwana mama ndirwagiriza begarama mwana mama ndi n'ingenzi y'intore mwana mama yeah
w'indashyikirwa mwana mama icyogera uriya mwana mama rwamucyo mu gitarama mwana mama igihangange uriya mwana mama niruberwa n'inkindi mwana mama nkumbu y'indashyikirwa mwana mama ngombwa babazi imihigo mwana mama na rusezera amahena mwana wa mama rwamwizuriye mwana mama rwamwiza babazi imihigo mwana mama Sentore mu ndirimbo ye y'inanga nziza cyane yitwa Nyirabisabo yavugaga ati Rwizirangabo rwa mugenzi icumura ibimbuza abatanishije ati yaritoneshereje ukuri bwa riteye nyirumuheto yaburogaga ryamugezemo ubugi riramusohoka ati yariteye bene Karinda barashira amashyi y'abashyamba yayakuye yakebwe yarikenduje ribanguka kumusohoka hari nabo yasagariye ari amarere baheruko bene Rukore bati baragenda bamuririmba bati arabaruta urugero rw'ingango ni indirimbo ya Nyirabisabo dukesha Sentore Atanazi ibyo umukobwa yazirizaga mu gihe cyo guca imyeyo nta mukobwa wacaga imyeyo izuba ryaka rimwakiyemo ngo yagwingiza kandi ntiyaba akigwijije ngo iye yarengana naryo ku manywa kandi bajya mu gicucu cyangwa mu rutare cyangwa mu buvumo bagiye kwahira cyangwa izuba bakagerekeza ibitugu umukobwa ujya guca imyeyo yirinda gukora ku munyu umunyu ni ikizira mu bicishwa myeyo ngo abikojejeho ngo yashirira kandi ngo ntabwo yapfa agwijije ndetse ngo no gushahura umunyu wamushahura n'ubundi umunyu bawita inyongobera kirazira nta mukobwa uca imyeyo ngo ashoke akaraba ako kanya ngo ni ukwizinga ntagwize vuba bagiraga ibyatsi bakaraba ibyo bitaga imifumba ikimenankono n'ibindi baba batabibonye bakarekeraho kera kandi cyaraziraga nta bakobwa b'abavandimwe bacanaga imyeyo umukobwa ufite murumuna we ntiyatuma amurara ngo yamubonye amujyana ibye kugira ngo bitagira ibyo bitwara yamubonye mukuru we aramugurira maze akamwongera akamurora ndetse noneho bakajyana gucana imyeyo guhirikira intosho cyangwa ingata umukobwa yabaga yaciriye imyeyo ni ishyano ribi cyane ngo umukobwa wahaciriye imyeyo yarapfaga cyangwa se ngo agapfa atabyaye ngo apfa ari inshike ibyo umukobwa akora amaze guca imyeyo umukobwa yabaga amaze guca imyeyo ni ukuvuga ibyo yivugishaga yaragurukaga nuko akenda uruhu yari yicariye cyangwa umwenda we akawusimbiza atera hejuru akawusamatira imbere ye gusimbagiza umwambaro yicariye byitwa gukuziye ngo ijye hejuru nuko umukobwa agapfukama akunama hasi cyane afashije hasi ibiganza by'amaboko yombi aba yambaye ukuri akongerera ubutaka yihandiriye cyane ati ngufatiye ubutaka ubu ni ubuhoro bwabyaye n'ubutaka nanjye sinjye nuko mbona ubuhoro mu maguru yanjye sinzakurikire abandi kuba uko bameze akongera agakubita ku bibero bye ati ibi ni ibibero byuzuye ibyizihirwe umukobwa agakubita hasi n'ibiganza agakubita no mu gituza ati aya ngaya yombi niyo yuzuriye igituza cyangwa ati ubu ni ubwiza bw'abakobwa butuma aramba ku umugabo naburyamamo ntakicure akongera agakubita hasi n'ibiganza no ku bibero cyangwa ku mabuno ye ati ibibero byanjye bijye bizana urushunzi rw'amaraso n'urw'amavuta y'inka umukobwa kandi agakubita hasi maze akanyuza amaboko munsi y'amaha akikubita mu mugongo ati umugongo wanjye wuzura amaraso akongera agakubita hasi no mu gihumbi nk'umuntu wihungura mu bitugu ati abana buzure mu bitugu akongera agakubita hasi no ku gahanga ati ntege urugori nizihirwe no mu maso ati mporana isoni mu maso umukobwa yarangiza agakubita utugeri hasi yazamuye agatsitsino akagakoza mu ntege ati sindenga ikicaro cy'undi ngo ahebe umukobwa araharenga akanyongerera umugore aharenga akanyongerera umukobwa agenda amaze gusokoza neza ubwatsi yicariye
cyangwa akabuharandura avuga ati umugore ahanyura akanyongerera n'umukobwa nawe arahanyura akanyongerera. Umukobwa yajya kurangiza akabyinira akadiho ngo arishimira yuko yagwijije cyangwa yuko azagwiza vuba, akongera ati agati gaciye ntikabura izuba. Abakobwa 2 cyangwa 4 bagiye kurangiza, umwe abwira undi ati amashyo namagana, undi nawe ati amagana yujukuruje iye ngiyi, bagataha. Abakobwa bamara guca imyeyo bagahagurukira icyarimwe bose, ari ntawe utanze undi ngo bazagwirize umunsi umwe. Turakomeza igitaramo cyacu nshuti dutaramanye kuri mugoroba kuri Contact FM 89.7. Igitaramo mugezweho kare mutegurirwa na Dadido Maximo Mitari. Mbibutsa ko twage tuganira byinshi mu gitaramo cyacu, twaganiye kubyekeye ubucurabwenge, aho hazamo abami b'umushumi, ab'ibitekerezo, hakazamo ibingabo, hakazamo amazina y'abagabekazi. Tuganira kubyekeye ryangombe, tuganira kubyekeye kubandwa, guterekera, kuragura, imigani yaba ari imigani migufi, imigani miremire n'imigani y'imigenurano. Tuganira kubyerekeye ibisakuzo, tuza kujya mu mabanga y'ubwiru, ahubwo twavugaga ko ari imihango n'imigenzo y'amabanga y'ibwami, aho twavuze inzira y'ishora, tuvuga inzira y'ikirogoto ariyo yakorwaga, imihango yose yakorwaga igihe umwami yabaga yatanze. Tuganira kubyerekeye inzira y'umuganura, tuganira ku ntwari z'igihugu. Nshuti dutaramanye kuri mugoroba mu gitaramo nyarwanda kuri Contact FM 89.7. Iki kiganiro cyaciye kuri Contact FM 89.7 ku itariki 17 Gashyantare umwaka wa 2005. Nyuma y'amezi 6 twakiriye ubutumwa bwinshi cyane budusaba gusubizaho kino kiganiro mu kujya inama kandi twungurana ibitekerezo, tunapfundika ibyiza by'umuco wacu. Uyu munsi nejejwe no kongerera nyine kubapfundurira rya pfundo ryo ku itariki ya 17 Gashyantare ngo twe kudashyana ubwoba, tugirira ishyari amahanga, tugana nyine ishyanga. Niyo mpamvu nifuje yuko ikiganiro twacishijeho twongera kukiganiraho, kugira ngo nyine tuye duhora dufite amashyushyu, ishya n'ihirwe n'ishyushyu nyine ku byacyuye igihe, bitasize icyuma kitagira icyaha, bitazasiga n'icyuho kitagira icyasha, ngo bidusigire icyanga n'icyaka, ngo bizahorane igihe mu cyanya cyabyo. Cya cyari cyiza cy'umuco wacu kizahorane igihe cyacyo mu buzima bwacu bwa buri munsi, kugira ngo cya giseke cyiza kitagira igisare kizahore kidusekera igihe cyose. Hanyuma na za mbuto nziza twasigiwe n'abasokuruza bacu tuzazibyuriremo indabyo nziza. Erega bakunze umuco wacu, ni nago Rwanda rwiza dufite muri kino gihe. Reka natwe rero turukunde, dukunde umuco wacu, tuwukunde udukunda, nawe dukunde tumukunde mukundwa. Hanyuma murebe ko rwa rukundo rwiza rwa Gasabo twakunze, rwa Gasabo rwacu rutazadukundwa akazi, kugira ngo ibyaranze amateka y'igihugu cyacu by'umwihariko n'umuco wacu mwiza wa Kinyarwanda bitazarembera, kugira ngo nyine tujye tubihererekanya, tunabiganireho, kuko nitutabiganiraho abazaza nyine nyuma y'imyaka 1000 igana imisago y'ingiyi bitazahera ngo biherere iyo ngiyo biherurwe na ceceka. Niyo mpamvu rero tuba tugira ngo tubiganireho. Mu rwego rero rw'ubufatanye tuzadukomeza twakira nyine n'ibitekerezo byanyu. Ndacyayibutsa yuko kino kiganiro cyaciyeho ku itariki ya 17 Gashyantare. Nshuti mwese dukunda igitaramo nyarwanda, turabatekereza kandi turabazirikana igihe cyose. Niyo mpamvu mbatuye indirimbo dukesha Mavenge Masudi, indirimbo yise ku munini, kuko tuzi ko hari abajya bava ku munini bakajya ku rwesero bakurikiye uwo bakunda. Twumve Mavenge Masudi. Kurwesero rukanzani wanyu ku munini, wanguyi wacu kurwesero rukanzani wanyu ku munini nzajyayo ryari ko makumbuye cyane we. Yaba nari mfite amababa mbangurutse nkigwira ku munini, yaba nari mfite amababa mbangurutse nkigwira ku munini. Ntacyo nabonye mu buzima cyandutiye urukundo we,
rwankuye iwacu ku rwesero rukanza n'iwanyu ku munini rwankuye iwacu ku rwesero rukanza n'iwanyu ku munini dore icyo kirere cy'iwacu kirakenyemuye cyane we aho kukibamo nge birutwa no kuba iwanyu ku munini aho kukibamo nge birutwa no kuba iwanyu ku munini ntacyo nabonye mu buzima cyandutiye urukundo we rwankuye iwacu ku rwesero rukanza n'iwanyu ku munini rwankuye iwacu ku rwesero rukanza n'iwanyu ku munini bwiza buzira ikinegu mbe mubiri wariboye we ntahandi uzabonwa mu misozi uretse kugusanga ku munini ntahandi uzabonwa mu misozi uretse kugusanga ku munini ntacyo nabonye mu buzima cyandutiye urukundo we rwankuye iwacu ku rwesero rukanza n'iwanyu ku munini rwankuye iwacu ku rwesero rukanza n'iwanyu ku munini ntitwabanye iminsi itari mike ntabwo twavuganye mabi ntavuyemo ntaburya jya wambereye ikirezi ku munini ntavuyemo ntaburya jya wambereye ikirezi ku munini ntacyo nabonye mu buzima cyandutiye urukundo we rwankuye iwacu ku rwesero rukanza n'iwanyu ku munini rwankuye iwacu ku rwesero rukanza n'iwanyu ku munini cyo kugwa cyakuneza yewe nkunda we ariko nguhaye akagafoto kaza kubera urwibutso rwanjye we ariko nguhaye akagafoto kaza kubera urwibutso rwanjye we ntacyo nabonye mu buzima cyandutiye urukundo we rwankuye iwacu ku rwesero rukanza n'iwanyu ku munini rwankuye iwacu ku rwesero rukanza n'iwanyu ku munini ntacyo nabonye mu buzima cyandutiye urukundo we rwankuye iwacu ku rwesero rukanza n'iwanyu ku munini rwankuye iwacu ku rwesero rukanza n'iwanyu ku munini Mavenge Masudi mu ndirimbo yati ntacyo nabonye cyandutira urukundo kuko rwamvanye ahangaha ruransimbukana runjyana hakurya hariya. Dukomeje ibyo twaganiraga ibyo umukobwa akora amaze kugwiza, ni ukuvuga amaze kunanura. Umukobwa arorera guca imyeyo amaze kugwiza. Ikibibwira umukobwa yuko yagwijije nuko ngo iye ibimaze kugera ku ngingo ya kabiri y'urutoki rwa marere. Ikindi kera iyo umukobwa yabaga yaharengeje bamwitaga ngo n'umupfu bakamuseka cyane ngo yaciye ibiziriko by'ihene, ngo yaciye imyeyo y'imijaba amazirantoki. Uwo mukobwa bakamwita Rwiziringa. Byongeye kandi ngo akenya umugabo. Umukobwa yamaze kugwiza abashigaje kujya ananura, ni ukuvuga kunanura. Umukobwa abigira rimwe na rimwe cyane cyane amaze kuva mu mugongo ngo kuko amaraso aba yaramukobanyije. Gukurakuza. Musenyeri Aloyizi Bigirumwami yabyise sodomi. Abakobwa bakuze bujuje bagiraga umubano wo kurarana, bagakorakorana, umwe agakinisha undi, bakigana ibyo bashakanye babigira baryamye cyangwa se bicaye. Icyo gihe baga bafite n'amagambo bivugisha. Abakobwa bakera iyo baga batabonye abandi babikoranaga nabo barikinishaga ubwabo. Habaho n'abagira ibyo bakoresha byo kwigeza ku ngingo. Kwikinisha ubwabo no gukurakuza babyita cyangwa se babyitaga kwikura ubutare no kwikura ubuhama. Mbere yuko dukomeza twumve indirimbo ya Ben Ngabo yitwa Ibare.
rutaganira nabanje nyamurutira mu kirindiro nabanje uwa rutaganira nabanje iryo cumu
Ben Ngabo mu ndirimbo ye yitwa Ibara ati nabanje warutaganira nabanje iryo cumu ryatabariye kugemura iyo waraye. Dukomeje igitaramo cyacu iby'umukobwa yakoreshaga igihe cyo guca imyeyo n'amagambo yabyo n'impamvu yabyo. Umukobwa yacaga imyeyo afite ibicishwa myeyo. Umukobwa uko aca imyeyo niko anyuzamo agakora ku bicishwa myeyo akabitongera avuga n'amagambo menshi. Ibicishwa myeyo bimwe abishyira ku mavi, ibindi hagati y'amaguru, ibindi iruhande rwe. Abakobwa bakiri bato bagiraga ibicishwa myeyo byabo bwite byo kugira ngo bazagwize vuba. Ibyo bamaze gukura n'ibyo kugira ngo iyabo ikomere cyane kandi ngo bazabone abagabo bikababera inzaratsi no gutuma barongorwa vuba. Abakobwa bakiri bato bacishaga imyeyo amavuta y'irora rimwe kandi y'amaresanyo ngo borohe n'umuretezo n'umusununu n'umushyingura n'ikinyamushongo kubera amahembe yacyo n'agacurama ngo bicurame n'amacandwe intobo n'ibindi byotse umubiri ngo babyimbirwe babone aho bafatira. Abakobwa bakuze bacishaga imyeyo ibikonora n'ibikamba n'ibindi bavanga n'inkari ikinetenete n'ibindi bigira amababi yoroshye n'ibibonobono n'umukunde n'igishikashike ngo nibyo kugira ngo babone abagabo vuba babakunde babashikire. Abakobwa bagira ibyo bacisha imyeyo uwo munsi bakabita ntibazongere kubikoresha ukundi ngo kirazira nta bucisha imyeyo ibirarane ngo byatuma iyabo irarana ntizagwire. Ibyo badakunda guta n'ibyo baba baseye nk'agacurama n'ibindi basya byose bashyingura ifu yabyo. Ibi bicishwa myeyo basya bivangwa kenshi n'amavuta y'irora rimwe babishyingura mu nkondo y'igicuma cyangwa no mu mukondo cyangwa mu museke cyangwa mu kibonobono. Ibicishwa myeyo umukobwa adasubirana mu rugo ajya kubihisha kure, amara kubicisha imyeyo akabizika ahantu hiherereye kandi sahandi naho yicaye aca imyeyo. Iyo amaze kubizika arapfukama akahongorera ngo ni ukwibwira amabanga ye, atumva inyana y'inka izatembe mu manga nayo iyanjye itembe ku bibero cyangwa ku buriri cyangwa ku byaye. Ibi bicishwa myeyo umukobwa akoresha ni byinshi cyane, bifite uko bishakwa n'uko bitegurwa kandi bigira n'amagambo yabyo abivugirwaho akagira n'amagambo yerekerezaho. Ibicishwa myeyo by'abakobwa biri ukubiri, hari ibyo kugira ngo bagwize bakagira n'ibyo kugira ngo bazabone abagabo bamaze kugwiza bazabyare kandi bazahirwe, ni ukuvuga ibyo bita nk'inzaratsi. Ibyo akaba ari byo turangirijeho tuganira ku byerekeye umuhango wakorwaga kera mu muco wa Kinyarwanda wo guca imyeyo. Nshuti dutaramanye buri mwese bakuze ibitaramo nyarwanda, ibyo ngibyo by'iyo mihango byashyizwe ahagaragara na Musenyeri Aloys Bigirumwami mu mwaka w'1964, akaba ari umuco wakorwaga muri icyo gihe. Mbere yuko dukomeza dutaramana namwe kugira ngo tunezerwe, reka twumve indirimbo dukesha Cecile Kayirebwa ducinya akadiho, indirimbo yitwa Kana. Nizere ko iyo ndirimbo ibashimisha mwe mwese kandi turi batuye kugira ngo dufatikanye kunezerwa dutarama duhamiriza tubyina.
rugero rw'abahungu umugabo w'igikaka w'igitinywa so wakubyaye yantumye ngo nguherekeze ngugeze igihuza we kana kamama kana ye kana kamama kana ye kana kamama basohoye imbabazi umugore kibasumba rugero rw'ababyeyi umugore kibasumba basohoye imbabazi yambonekeye ngo ntukabure inka hamwe n'umugisha kana kamama kana kamama kana ye kana kamama kana ye kana kamama abahungu bakuboreye inzu abasangira ngendo basaza bawe ariruka arahagana agakwenzira rwubake ukomeze ntugacogoreye kana kamama kana kamama kana kamama kana kamama kana kamama nonyiri nkwaya narumudasingwa bagiye mu gutwi kwa gatete bakidoresha watuvindimwe mushiki wacu turamugushinze urahatuberewe kana kamama kana ye kana kamama kana ye kana kamama abakobwa muvuga rumwe haje abakobwa uri hagati ngo hagatira abana bo kahagira we umwe ni kayirebye nene nduwa yezu ngo kayirebwa ntakuviruha ntakuroreye irarekana kamama we kana ye kana kamama we kana ye kana kamama hakaza babadoni baca bashingwa ngerera bahererezi abo ni karengerwa n'akayitasirwa ngo mu gicumbi hari igitaramo gikomeye yewe kana kamama kana ye kana kamama kana ye kana kamama komeza urukundo komeza urugwiro komeza abavandimwe ukomeza inshuti wirinde inama mbujugunye kure uhutetesha abantu bakunde bahore baguwe neza we kana kamama we kana kana kamama kana we kana kamama kana we kana kamama kana
Cecile Kayirebwa mu ndirimbo ye Kana ati ndugero rw'abahungu yantumye ngo ngwerekeze ugende neza kana ka mama. Ubushize n'abaciri umugani umugabo witaga ngo ni umugabo urusha abandi akamaro. Uyu mugoroba ngiye kubacira undi mugani umugabo witwa umugabo urusha abandi umuruho. Umugabo urusha abandi umuruho yarakwihoreye yibaza ikizamutunga arakibura maze yemeza gutera urutoki yibwira ngo yenda rwazamukiza akava mu butindi. Umuhungu muzima abatura isuka ajya mu murima guhinga aho azatera urutoki. Arangije ajya gusaba imibyare atera urutoki, nuko urutoki amaze kurutera haza abagabo bamubwira ko ibitoki bye inyoni zabimaze zibirya. Umugabo urusha abandi umuruho arabwira ati urutoki nteye ejo bundi ruracyari n'imibyare ndetse itarafata, none ngo ibitoki biraribwa n'inyoni. Agiye kureba asanga ibitoki byaranetse, arabica arabitara, atararenga umutaru yumva biramunukiye, aragaruka arabyenga. Amaze gukaraba agize ngo reka njye kubwira abandi ibintu abonye, yumva inzoga iramunukiye arayarura. Nuko mugabo urusha abandi umuruho yicara hasi ati ibi ngibi noneho bino bintu birankungurira si gusa, ati singituye kuri uyu musozi. Nuko aragenda, aho ageze akahaca ikiraro, yakwenda umuhoro akajya gututira ibiti, nuko arabizana. Atangiye gusiza abona inzu iruzuye, arumirwa. Bukeye arahaguruka ajya guca ubwatsi bwo kuyisakara. Agiye kwikorera ubwatsi abona umugina wuzuye ibihepfu, nuko arabyica abipfunyika mu byatsi, hanyuma arataha. Mbere yo kugira ngo dukomeze twumva umugani wa umugabo urusha abandi umuruho, twumve amahamba aho bataka inka yitwa Indangamirwa. Indangamirwa yabaganwa baganda zikukanya magana abagabo bayivuganira n'umubera birori. Ngaba yica abagwamo ikaramya abagabo ikaremereza n'abare mu ruhimbi. Yarayaza akabuga yanga ikinyamaganga, yanga imirambi ya rukonaco, kwa nkagoroza kwa muganga zirahavoma. Ngabikandagira ibiti bigaturika, amabuye agatutubikana nayisanze ikinyovu. Ngaba ntikinywa ntikiryama, isigaye ituzwa n'akamu kabashumbira, arangwa n'akabaya ku kabumbiro ka Mpanda. Ngaba yica abagomera ikaramya abagabo ikaremereza n'abare mu ruhimbi. Zazurere rutiwe higira amabere atunga abashumba ku ishyamba, abagore basiganye kugemura. Ngaba yica abagomera ikaramya abagabo ikaremereza n'abare mu ruhimbi. Ngaba yanze kunywera mu migende yo kwa Mpongo, ngo inkongoro zo kwa muganga zirahavoma. Nyirigiti gitondo nkuri gitagazi mwiri, basindagiza uwampaye shinga intege abatabizi basindagiza amagambo. Zindukira umuhire Nyanyari yarubona urwangu, ndimwe yamunikiye abakamyi n'abakamisha, bakamahono ntibayihwezana ngabo. Zazurebe rubibi rubereye ibirori, intore zibereye guhamiriza, mudahamagaza impamvu ingoma nziza bayihamagaje umunishidura ivugije nemeye mihigo mu rutabo, ngo ibitugu n'iby'insengo mihigo. Rukarwikubise umutana amwitaba ry'umugongo, umukabura cumu yayihawe na ruheza mihigo. Zazurebe umurera abana impunga, abazatsinda indatirwa bahinze umurava wa rubunga, zakuragira nzagucyura. Mwana wa mama na mabuja, umve singushuka ndagushoza, kandi singutaba ndagutashya. Sinkwaka ndakwakira, uze twigendera bugenzi, twigira kwa Nyamugabe nk'abarwamaganiye bakoma impuzu bakambara inyo. Iyo basasira imbyeyi impagazi zikarambye, abakobwa bakubita agatoza, ba nyina bagakubita agatwenge. Mugore mwiza ntukarara umugabo mfizi, ntukarara isumba mushumba, ntukarara inkongo, nawe mukobwa ntuzihe birembo rizagobora. Muhaye we nkunda amagaji mfizi, nkunda rusengwa, mugore ntukarara umugabo mfizi, ntukarara isumba mushumba, ntukarara umuhondo.
zaza urebe umujyanamba n'inka ya namba umugenda rihumbye bwira rigahundagara yarayikajyaga inkokora hasi inkoko ziranaga bibarawe ahaga bibara bya mutari umutindi yarayibonye arataka aratangara ati dore ishyano umuhire yaramushubije ati si ishyano ni rumarashyaka rwa gishyika zaza urebe yatasira ni nyirakigwene iyo ntarihorana umurenzi yakabara impaka barasi ya sedashoga inkandagira abashu babigutiye abangabo rwabatsinda umva rumvuru wivugiye ku muvumba ruvuze ibyara imivanda inkurikirane za ruganda muragakura indagamirwa y'abaganwa baganda zikubukanya amagana abagabo bayivuganira imigwi n'umubera birori umva ubwatsi bunyura impagaza nabusanze kwa mukotanya ko yahise kwa nyirakabibi umutima ukesha imana nayisanze kwa ngurube umurera abana impunga abazatsinda indatirwa bahize itica umugami ingeri ya murima mva mukobwa uri mu ruhimbi ntiwihebere mbo rizagobora kana kabama kaninama mujahumba singuta ndagutashya sigushuka ndagushaza sinkwaka amaronko ya ngwira twigendagende tuzivuge n'aba batazigira nibareke kwiyahura koko n'abimaniza zibahaye naho ye wararaye nanone inka se ruhimba nawe inka se rugororoka we koko zaraguhimbye wangeriwe naho ye wararaye nanone inka se ruhimba nawe inka se runyura abagabo koko zaraguhimbye wangeriwe naho ye wararaye nanone nimuteye ibitambwe dutahe ibizinzo bya muyaga tujye kugaruza rugodo rwa byano ko yazibyariye imana naho ye wararaye nanone mbazibyariye imana inka zimanutse kwa bideri koko ziri n'umudendo zizihiza naho ye wararaye nanone mbani mugaruzi inyumba ngare ya rukara rw'idahangarwa yewe mushuguragiye abashima nkuyo naho ye wararaye nanone mbayamanutse igasenyi umva koko bayita rusesa myugariro naho ye wararaye nanone mbayamanutse igatanga umva koko bayita intaramana guhiga naho ye wararaye nanone mbageze igitarama koko bayita intaramana guhiga naho ye wararaye nanone umvi yacu nyiramacomo koko n'inkuba zesaniye mu bicu naho ye wararaye nanone mbani mutera ibitambwe dutahe ibizinzo bya muyaga tujye kugaruza rugondo rwa byano naho ye wararaye nanone umvi yacu inyumba ngare ya rukara rw'indahangarwa yewe mushumburagiye abashima nkuyo naho ye wararaye nanone mbageze
Gasenyi bayita rusesa myugariro inaho ye warara inanone bazamanutse Gatanga koko bazita intaramana guhiga inaho ye warara inanone umva naho ye warara inanone inaho ye warara inanone inaho. Iyo ndangamirwa bavugaga bati ni ingabo yica abagome ikaramira abagabo ikandagira ituritsa. Uzaza urebe ruti igira amabere atunga abashumba ku ishyamba abagore basiganiye kugemura. Abatayizi babunza amagambo mwana wa mama na mabuja. Singushuka ndagushaka ngo twigirirwa amagana ngaho bakwa impuzu bakambara inyonga. Dukomeje umugani wacu bakoze ibitaramo nyarwanda tutaramanye kuri mugoroba. Umugabo urusha abandi umuruho amaze kwica ibihepfu amaze kubipfunyika mu byatsi atashye azagurwa n'abantu babiri baramubwira ngo nature aranga. Baramufata atura yanze ariko atura yanze akunze. Baroye basanga ibihepfu byahindutse inyama. Baramufata ngo ni umushimusi. Bamujyana ibwami baramurega aratsindwa nuko mugabo urusha abandi umuruho ati nimundeke njye kuzana ikiba cy'ubwatsi nari nikoreye. Aragenda arakizana barahambura basangamo ibihepfu nuko umwami amucira urubanza rwiza aramukiza. Mugabo urusha abandi umuruho yirukanka ajya guca imivumu yo gukura ubwatsi. Ashikuje ibibabi by'imivumu bishigukana n'igikingi cy'irembo bati akoze ishyano. Umwami ati ni mumwihorere yagize ubwoba nuko mugabo urusha abandi umuruho araza apfukama imbere y'umwami ngo ajye gukoma yombi akora umwami mu jisho. Abari bateraniye aho ngaho bavuza induru bati aracumuye. Nuko mugabo urusha abandi umuruho ariruka aruhuka ageze kwa nyirasenge ahagera yananiwe cyane. Nyirasenge amubonye ariruka ajya kumufungurira. Mugabo urusha abandi umuruho amaze kuruhuka neza nyirasenge amusiga ku rugo. Yari yanitse amasaka menshi ajya gutira isekuru yo kuyasekura. Nuko inyoni zije kuyarya arazitera inyoni zigurukana amasaka yose. Mugabo urusha abandi umuruho abibonye arahaguruka arahunga ngo nyirasenge ataza kumusanga aho ngaho akamutonganya. Nyirasenge agarutse asanga yagiye kera ayoberwa icyamujyanye kuko nyirasenge yari yaje aje gushaka amasaka ye yari yagarutse. Singe wahera uhahera umugani. Duca imigani mu muco wacu wa Kinyarwanda kugira ngo ibe igitekerezo cyiza dushobora gukosoreraho ubuzima bwacu bwa buri munsi. Mu buzima hari igihe ashaka gukora ikintu ariko icyo ashatse gukora cyangwa se yatekereje ntikimubere cyo. Ntabwo ari ngombwa ko rero umuntu agomba gucika intege ahubwo umuntu agenda atera imbere cyane cyane yuko ntaho kubakira ubuzima ku byahise. Dukomeje kandi tubataramira tuganira ku byerekeye imihango y'imigenzo n'imiziririzo mu Rwanda ku gice bita umuntu n'umukobwa. Umuntu azira kuba yagira umukobwa intorezo by'abantu bakina ngo abamuzinze akazapfa atarongowe. Umuntu ushaka kuzinga umukobwa aragenda akareba inzuzi ebyiri urw'igihaza n'urw'umwungu akazijyana mu mayira abiri imitwe iterekeranye ati izi nzuzi umunsi zahuye naka azabone kurongorwa. Kwiba umukobwa. Umuntu ushaka kwiba umukobwa agira ngo amurongore areba umwishywa hanyuma akawutera ati ndakurongoye. Gucira umukobwa imbazi cyangwa se amata ubuze imbaza amucira inzoga ndetse n'amazi ubwayo apfa kugira ngo ndakurongoye. Umukobwa bakamumuha. Umukobwa wibishijwe amazi iyo adashaka uwo muhungu aragenda no ku mugezi akiyuhagira bikaba birangiye ntibigire icyo bitwara. Ushatse kandi arihorera akabanga agaheto akaza agahishe maze akakajugunya mu ijosi ry'umukobwa ashaka ati ndakurongoye. Abandi biba abakobwa babibisha gutsinda umwari. Nyirukwiba ageze umukobwa usya akaza yigize urwejo akareba ifu umukobwa amaze gusya akayitsinda ni ukuvuga kuyigusha bikitwa gutsinda umwari. Abarongoranye batyo batararana babanza kwenda kuri yafu bakayivugamo agatsima bakakarya bombi bakabona kwakira. Mu Kinyarwanda bavuga bakabona kurarana batabigezeho batyo ngo bapfa. Abandi biba umukobwa bamutera igikangaga mu ijosi bagira ngo rira ndakurongoye. Iyo bamaze kugenza batyo ni ukuvuga ngo ndakurongoye. Amaguru barabangira ingata bakiruka bagahunga kuko iyo babafashe babakubita izo kubica ariko bakabigirira ubu nguwo basuzuguye badashaka guha umukobwa wabo.
abandi ngo bareba ubukurugutwi bw'imfizi umukobwa bakawumusiga mu bworo bw'ikirenge bati ndakurongoye. Umukobwa amara kwibwa uwamwibye akigendera, maze ababyeyi b'umukobwa bakakira umwishywa, hanyuma barangiza bagatumira uwibye akaza bumaze kugoroba bakamuha umukobwa akamara amavuta. Baba bashaka kumumushyingira rwose bwo kumutungisha. Umukobwa akamara iminsi hanyuma agasanga umugabo we, baba badashaka kumumuha bikaba birangiye. Umukobwa akigumira iwabo. Nyir'ukurongora iyo ataje ngo amara amavuta maze agasambana aba yiciye umukobwa akazafata abyaye. Umukobwa iyo amaze kwibwa abashatse nabo bamwoherereza uwamwibye akamusanga bakamara amavuta bakabana. Naho rero uwo ababyeyi basuzuguye badashaka yuko amara amavuta hamwe n'umukobwa wabo, baramubwira ngo navugirize nabike kwigana isake, ngo nakame inka, niyitwaze icumu, ngo niyurire inzu n'ibindi. Agasubira ibukobwa, ariko bumara kwira akajya kurara ku muse, bikarangira bityo. Shuti dutaramanye kuri mugoroba mu gitaramo nyarwanda kuri Contact FM 89.7. Iki kiganiro cyaciye kuri Contact FM 89.7 ku itariki 17 Gashyantare umwaka w'2005. Nyuma y'amezi 6 twakiriye ubutumwa bwinshi cyane budusaba gusubizaho kino kiganiro mu kujya inama kandi twungurana ibitekerezo, tunapfundika ibyiza by'umuco wacu. Uyu munsi nejejwe no kongerera nyine kubapfundurira rya pfundo ryo ku itariki ya 17 Gashyantare, ngo twe kudashyana ubwoba tugirira ishyari amahanga tugana nyine ishyanga. Niyo mpamvu nifuje yuko ikiganiro twacishijeho twongera kukiganiraho, kugira ngo nyine tuye duhora dufite amashyushyu, ishya n'ihirwe n'ishyushyu nyine ku byacyuye igihe, bitasize icyuma kitagira icyaha, bitazasiga n'icyuho kitagira icyasha, ngo bidusigire icyanga n'icyaka, ngo bizahorane igihe mu cyanya cyabyo. Cya cyari cyiza cy'umuco wacu kizahorane igihe cyacyo mu buzima bwacu bwa buri munsi, kugira ngo cya giseke cyiza kitagira igisare kizahore kidusekera igihe cyose. Hanyuma na za mbuto nziza twasigiwe n'abasokuruza bacu tuzazibyuriremo indabyo nziza. Erega bakunze umuco wacu, ni narwo Rwanda rwiza dufite muri kino gihe. Reka natwe rero turukunde, dukunde umuco wacu, tuwukunde udukunda, nawe dukunde tumukunde mukundwa. Hanyuma murebe ko rwa rukundo rwiza rwa Gasabo twakunze, rwa Gasabo rwacu rutazadukundwa akazi, kugira ngo ibyaranze amateka y'igihugu cyacu by'umwihariko n'umuco wacu mwiza wa Kinyarwanda bitazarembera, kugira ngo nyine tujye tubihererekanya tunabiganireho, kuko nitutabiganiraho abazaza nyine nyuma y'imyaka 1000 igana imisago y'ingiyi bitazahera ngo biherere iyo ngiyo biherurwe na ceceka. Niyo mpamvu rero tuba tugira ngo tubiganireho. Mu rwego rero rw'ubufatanye tuzadukomeza twakira nyine n'ibitekerezo byanyu. Ndacyayibutsa yuko kino kiganiro cyaciyeho ku itariki ya 17 Gashyantare. Ngibyo rero ibyo tumaze kuganiraho. Turashimira mwese mwateze amatwi igitaramo nyarwanda kuri Contact FM. Ni nabyo kandi tuzaganiraho uko ibihe bitaha mu gutaka umuco nyarwanda. Mu gusoza nasaba ko byaba byiza dutoje kandi tukanigisha abato ku Rwanda, kugira ngo umurage w'abakurambere uzabuhererekane, n'akakaguzi ka bugingo kabuza u Rwanda gucika kazabungwabungwa. Igitaramo nyarwanda kuri uyu mugoroba mwagiteguriwe kandi mwakigezwagaho na Dadido Maximo Mwicira Mitari. Mbifurije kunogerwa n'ibiganiro bya Contact FM. Ijoro ryiza murota Imana kandi muraraharyana, ahataryana harara umwanzi. Mure, 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 warara.
kandi rundi ngarambera dahinye kubona imbaraga uri kana rwiyozi ribageze rw'ikirembo nimbaza mu nyambera ugomba ubone ko bitetanye ntabara n'icumu ntagambira urugamba atayimeze nyamure ikirengarangwa n'umudende biga mbibura bakoze rutabangiye bikamazwe ingenzi ribageze rw'ikirenga nimbaza mu nyambera ugomba umurinda myambaro rwibasira ntambara ubona umutako inyinshi